Eric nagaro we muntu wa mbere ufunzwe kubera ko yanyweye so kandi so gatatu uri kumva nabandi benshi bazafungwa pe bamufashe tuvuye ku kazi nijoro hafi mu rukerera. Eric ko yarari kumwe natwe twatandukanye yinjiye mu modoka yatashye natwe tugiye mu modoka dutashye none ari nubona abonye kuri tayito yanditse ngo yasambanyije umwana w'imyaka 7. Naraye kwa Eric se muhungu ibyo nkubwira niko kuri natunguwe buriya sinzi impamvu abantu batinganye icyo ukunda kuba bihishira ese amakuru ya Muyango Muyango meze neza araho niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe none se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nayo ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo oya ngewe ibyo bintu ntabwo wapinge barabe buretse gato nangize ikibazo none se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye nge ndi igisebo Muyango ni inshuti yanjye Muyango arakora arahostinga nanjye gacuranga Muyango niwe muhost uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona ndamubona nk'ubushagarira turakorana that's all ngenda mubona nkumva ubushagarira arahostinga ngacuranga ibyo rero byo kujya kumucagariza ndamugirira ubushagarira asa nta mugabo afite nta mwana afite nago babyaranye kandi uri indaya imenye indi ubwo nawe uri indi ngewe rwose ndamureba nkumva ubucagarira wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngo niba ufite iryo rari ryawe bazaye ngewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu bagira kabi yes mu kanwa kanjye Imana yaremye ntabwo negeze mvuga izina Nyambo pe ni ukuri kw'Imana naravuze ni Slim Jesus gira nabandi bazerayo nanjye ndabemera njye bana kuri live yanjye ariko murabizi uzana gatoya bwe nk'ubroka njye hano nabyo kuza kuvuga ngo umuntu gatanga igitekerezo cyo uko acyumva nta muntu numwe nasabye ibitekerezo nta muntu numwe hano nasabye ibitekerezo tesha ngwino nta muntu numwe nasabye igitekerezo nyereje kuvuga ibitekerezo byanjye ubyumva uko biri ubundi uvuga nuvuga ibintu biri negative ndakuvanaho ndakugira turahabaye byagenze gutese kandi oya nta kintu cyabaye uretse gato yego shababwire mubanze mubabwire baze pe oya nukuri kw'Imana abantu barakabije ariko si ururwango n'urwiki urwango bamufitiye umuntu abandi bantu ko mbona bakundana abandi bantu ko mbona bafitaniye umutima mwiza iyo umuntu ateye imbere abandi bamufasha abandi bantu ko mbona ari ibintu byiza mwebwe kuki umuntu akantu gatoya ibi bye murabyagarava wa mugani wa Claude ngabahaye owning ishinyikira bro cyangwa tujya kuri live ya TikTok oya kubera iki TikTok nyumvi oya umbantu 859 sibwo wabasiga tugende kuri muhitamo tugende kuri live ya TikTok cyangwa tugume hano za jambo zarashize mbanza ziri muri frigo nabo mbi mumbabare muze tuganire pe nukuri kw'Imana yo mwijuru sibyo ese kubera iki nkukunda cyane ubwo nyine urankunda ujambo igirene kwagarava se kandi nibiki no gukuririza ibintu ariko yago yagusabye imbabazi hey Brian oya ishyari rizica abantu ngereka tuganire babare mu mbwiza ukuri ariko buretse abantu 1000 buzure niba oya reka buzure baraje ngabo ni muza ariko TikTok nari bireka ngamwe inkonekta mu bwonko mama connect abo ndi bubone babivuze nibavuga TikTok cyane turajya TikTok nibavuga IG cyane turajya ku muhano kuri IG twengete ngo shavugira undi nabonye atazi kwisobanura ko wacu DJ wanjye ndagukunda shu murasa neza mugume hano ngo twigumire hano twaje mumva abantu niba nuso mu isi Brian I love you too bageze abara okay igihumbi buzuye reka tuvuga abandi baraza cyangwa nabo barore ntabyo kwinginga ubundi reka ubwiza ukuri byatangiye umuntu afite umutima mwiza ari umwana mwiza akora ibikorwa byiza agira agashimisha rubanda tuza gusanga umuntu rwabushima mu nyo ntabwo yakujya bishima mu nyo tuza gusanga amana umuntu nanyurwa nanyurwa nubwo wamukorera iki nubwo wamukuru bwaba muzuka bushitura gutyo gutereka anga nacyo na kimwe yo selecta Maurice Sheria makuru meze neza mujyane mu buretse gato na kirika afite indirimbo nziza kiri ku Burundi mugende kuri YouTube yiwe uri kumva mugende muri comment abari bo mugenda muri comment mu mwandikire mu mukunde mana mu sharing indirimbo yiwe muyigeze kure hanyuma rero mwabantu mwe ngereka mbabwiza ukuri
ntago ngewe nzi impamvu iyo umuntu akoze akantu kabi gato ntago twese turi intungane nta n'umuntu uzaba ari intungane nta n'umuntu uzaba akora ibintu byiza 100% bizaba nyine ko umuntu agera igihe agakosa ntago wava ku wa mbere kugeze ku tariki 30 45 60 oya nge na jambo nshaka uri kumva ntago umuntu azabaho nk'intungane uri kumva ku buryo nyine ngazakora ibintu byiza gusa azakora ibintu wagabanyije itiko we wamabyi wereka maze nguboroka ku mamako umvaje ino live mujya mugenda kuri ziraza badumba nabakasuko mugenda mukavuga ibyo mushakiye hano nge nkigufata uzi mani mbabare muri gutuma gutukana kandi abakristo dusenga n'abaranga mu mbabarire uri kumva undi mwana tuvanye ku kazi uri kumva tuvanye ku kazi turatashye bibaho pe Eric ntago ari we muntu wa mbere ufunzwe kubera ko yanyweye Yesu wa kabiri wa gatatu uri kumva n'abandi benshi bazafungwa pe hari igihe umuntu yijajara akavuga ati ko ntashye se hano hafi reka ntware wenda nta polisi mpura nayo uri kumva ngo muziko sheri wanjye mukubye kuko mbonye notification ariko man uri kumva ati ukavuga ati wenda ubwo nta hano hafi reka ndabizi ko nta muntu turi buhure utwaye ariko bro reka ngubwire ikintu giteye agahinda kibabaje sibyo mwese uko muri kuri no live abantu igihumbi na musi numwe muzigera mukora ibintu bigendeye ku murongo gutya ngo kuva ku wa mbere kugeza ku tariki ya 30 sibyo bibaho ko umuntu akosa bibaho ko umuntu akosa atari nuko yabigambiriye bibaho yuko umuntu akosa atari nuko yanabigennye avuga ati wenda uyu munsi ni ibintu nateganije nateguye ndaza kubikora mbikorere nyine kugira gusa ngorane uri kumva ariko birababaje kuba umuntu yakora ikintu cyiza imukivuge ariko akantu ubunyamakuru butazi no kwikurira iryinyo ryajegeye bwebweza mana Eric bamufashe kuba ngo bwa connection umva nuza ariko inayijyanye hara mu cyumba uri kumva njewe ibyonzi wenda birashoboka yuko haba hari nandi makesi umuntu wenda bari gukurikiranwaho umuntu atapfa kumenya ko Eric simbana nawe gusa nkurana nawe ariko njewe nzi ko bamufasha kubera yuko yari yanyweye yatwaye yanyweye kuko bamufashe tuvuye ku kazi nijoro hafi mu rukerera kandi turi no kuvugana uri kumva iyi nibwo bamufashe ariko man birababaje niba polisi itaratangaza ikintu polisi igenda ko muzi ko n'undi polisi sanzwe ibitangaza bamwe muri mwebwe mwigize abanyamakuru bindashyikirwa bindakoreka oya ikindi kandi ibyo bibazo bitangaza ribu ko mujya munayihamagara mukayibwira ati se uyu muntu yazize iki ikababwira mwananiwe kubanza guhamagara ribu ngo muyibaze ati Eric asa ko twumvishe ngo bamufungiye iki ku buryo uza ariko man uzi ko icyo kintu ari igihe uza kuvuga ngo umuntu ngo bamufungiye ngo kubera yuko ngo yasambanyije abana ni ukuri ko Imana hari abantu babifata nk'ukuri kandi icyo kintu kikaba kitabava mu mutwe ibyo bintu akabigumana akaba biziti ngewe Eric nawe tuzahurira muni mani nyakusha ndababloka uhita umukanda ukamutayahuza we ngenda kubloka nta mpamvu uri kuza se gutukana kuri live yanjye hawe uri kumva uragiye ubwiye abanyarwanda nabonye abantu bakoze ibiganiro kuri YouTube nkasa ngo Eric ngo rero nje gusesengura ariko ninde wabagize abasesengura aba bantu bose twese dufite ama YouTube channel ko buri wese ari kuza kwishakira tubereho uri kumva akaza akabwejagura kugira ngo wenda rebe ko bwacya kabiri uri kumva kubera urabizi ko nta karita ya RMS ufite urabizi neza yuko ntago wigize wigira itangaza makuru uri nina kuri YouTube kugira ngo wenda umutiva abandi cyangwa se wabwira ikikurimo nabo bakubwira ibitekerezo byawe influencer uraje noneho wigira umunyamakuru wisagize umusesenguzi nguje gusesengura ngo kurugo bamufashe ngo ngiye ngo hari umuntu wavuganye nande Eric ko yari ari kumwe natwe twatandukanye yinjiye mu modoka yatashye natwe tugiye mu modoka dutashye sibyo ariko muragiye mukwije igihuha ngo Eric ngo yasambanye none hari n'ubona abonye kuri tayo yanditse ngo yasambanyije umwana w'imyaka 7 ariko mana yanjye urwo mwibaza ariko Eric afite umubyeyi afite abandi bana bavukana nubwo bushobora no kubagirira afite n'abantu bamukunda kuki muba mushaka kwangisha umuntu abana ariko kuki buri gihe muza mugafata igihuha ku muntu mani tureke na Eric mani njya mbibona mugafata umuhanzi mani mukamwegekaho ibintu mukagenda mukamuremera hitaka ariko Imana izajya bagaragaza
Imana izajya ibagaragaza. Nge narababwiye ibi bintu mukorera abantu mu bwihisho mugapanga mugacura imigabe mukabahemukira. Imana namwe izajya ibasanga ibyo unkorera ntabigukore ntatekereje kubigukorera. Imana izajya igaruka nawe ikwereka yuko wakoze amakosa. Nta nubwo mushaka kugira umuwe yuko why hari abantu rero bigize ngo nabantu ngo nashaka guhamagara ngo baze ngo kurerike wowe uhamagara abantu nkande wowe uri igiki uri umunyamakuru uri ushinzwe iki nuri no muri kino gihugu ntuzo batangira mituweli nuzi umusanzu nuzi umusoro nuzi iki ariko wigize ribu wigize nkaho wagira ngo abantu bose bagucaho bagiye gutanga ibibazo Korwana wanye kumushira oya tesha ariko birababaje man hari igihe ubona mu mujya guhamagaye wamwitaba ngano ngo ndi live barashaka kubaza ko byagenze gute nyine bashaka amakuru ya nyayo yabugenewe nkande mu influencer arajya kwibaza ribu urana we n'umwe influencer buriya ribu irahari ikintu nkundira ribu iyo uyihamagaye ukayibaza ati ngewe ndi umunyamakuru uri kumva uri kumva iyo uhamagaye ukavuga ati ngewe nje gutanga amakuru nako nje kubaza amakuru ese runaka ko ari umuntu uri wenda muri entertainment tukaba twumva ngo byagenze gutya ntago ribu ibahereza amakuru ariko abantu bigize ngo okay ubwo rero ngo tuze ngo kujya live ngo tubicoce ara ni muri gacaca wincoce ubwo ndababoroka ndabisoma mufite mu fake account mwangegera mwese mwagiye muzanamo account zanyu nkazibona nge nawe ntaha muzuru rye nawe naha mu azagire gutya ya kuko naje gusanga muri ba nta munoza umuntu araza akabereka umutima mwiza kugira ngo yenga akorenga ibintu byiza je ngwino sheri ndakubonye nge sinyaza mu bintu byanyu ngwino nawe urondogora hanga ngwino mwagiye gukora live ngwino nawe ariko oya je nabyavuze oya ntabwo yabivuze yararimo ibyo bintu ntabwo je yajya yivanga muri ibyo bintu ahubwo sinzi umuntu yakatiraga ngo wavuze amakuru wavuze ibyuzu uhagazeho ribu yabakinguriye imiryango iyo ribu yihamaga ko ngati ndi umunyamakuru runaka nkorera iki kinyamakuru twashakaga kumenya turi kumva amakuru ari guhwihwiswa ibi ni ukuri ntabwo babibabwira na comment zahagaze nizishaka zihagarare cyangwa zigende connection ndazishetuye uri kumva ni ukuri kw'Imana mani jya gutanga ndabizi ko twese buri wese mama umukanuriye ngo umuhanzi arikorera akantu banza wumve nuko iki mu Rwanda iyo umuntu agize ikibazo none reba ikintu kimbabaza uzi nka ba Diamond mani nuko bese mu Rwanda mbwira no ikindi kintu nigeze kubona umuhanzi mbanza ari wo muri Uganda yaragiye gukora tour yiwe ku giti kiwe bro abandi bahanzi bose baramukurikiye muri izo tour zose bakazajya bishakira kurara ibiki byose babyimenyera ku ikofi yabo ariko bajye gushyigikira uwabo ariko ahangaha niyo ugize guteguye agataramo ngodo urasenga ageze kuki ejo bundi hano haje umwana witwa niba ari nuza uno mwana uririmba tsunami nuza run up nje ko nabona abantu batangiye kuvuga ngo birase ngo ni Kigali marigira ngo ngumva ngo nagura abo umustar none se ari kugira ngabewe aho kugira ngo mumufashe mumuzamure nyine mumugeze kure uri ko ngwino bagasho uri kumva mumugeze kure ahubwo murimo muramuca intege bazazamuka gute umuntu aragira ngo arazamutse ngo birasa ari kwigira ibiki ngo yakodesheje imyenda yakodesheje kwanyita nyokagira iduka ku buryo ndashaka kugenda akamukodesha mwenda akaza oya niba ikintu mubaza nuko yacha amakuru mabi hano mu Rwanda yihuta kurusha meza mvaga nawe ubwo suririrwa ubaza kucyo byiza muvugira mutamushimira mudakora iki ariko kare ndarafunze niyo yafunga igice cy'isaha ngewe tasha nsigaye ngufitiye bro Taje mbabara ngewe umuntu aribabariye kabisa ngewe umuntu abayibabariye reka kuzana oya ngewe umva nkubwiza ukuri Bria sibyo ngewe wenda mwebwe muri muragusinzira impamvu wenda mo mutinya no kuvuga amazina y'abantu bamushaka gufata mu nyo simbizi urumva umuntu mama singiye kuca ku ruhande uyu u Rwanda rwaragize ibigoryi byabayeho kwi hanyuma we ko wari uri live nago Godfather nago yarari maramagara abantu bababwira amakuru bamuhereza amakuru akora ni kiye kigakorera haga kuryo barinda kujya kumutangariza amakuru ishaka kumenya amakuru y'ukuntu nyine umuvandimwe ameze
Eka ugahuruza ukagenda uhamagara none cyakoza Kaspi ahantu uri Kaspi mana niduhura nzakugurira akantu ko kunywa. Kaspi ninde Oya Kaspi umurongo urimo turi kumwe 5 kuri 5 tuko pamoja na kolabo kwisi. Kaspi ninde Kaspi ni DJ Kaspi yaramuhamagaye ngo nkumva ngo rero ngo ngende ibintu byo kuguhamagara ngo utanyitaba ngo nago mbikunda wowe gute hamagara umuntu mu kinyabupfura niba ari n'umuntu ugwamakuru yagwe ariko gushaka guhamagara umuntu nk'abagira ngo nirinde ugwahamagaye hawo. Kaspi ninde se mwana Ibyo byihorere ubwo uwamuhamagaye aramuzi. nawe ni umuhanzi DJ harya bura Kaspi ntandirimba agira ni umudije Kasu ariko Kasuku se aramuzi. baza ibyo tubyihorere ariko njyewe umva ikintu ndashaka kuvuga Kasu. Njyewe ikintu kimbabaza ni ukuntu iyo umuntu afite ikintu cyiza ahubwo Brian narinzanye umuvuduko bakivugeho nacyo bagiteza imbere bakivugeho ahubwo umuntu yakora akantu gatoya kabi bikaba ariko Eric ariko shabi byarambabaje Jay Eric nge turakorana sibyo dukorana 3 mu cyumweru dukorana 3 mu cyumweru kuwa 3 kuwa 5 no ku cyumweru nukuri kw'Imana yo mwijuru sindigera mbona urabona bya bindi wenda rero n'ukuntu umuntu agira imico mibi agashaka kuyicengezamo abandi cyangwa agenda wenda nko kubaginisha cyangwa bikora ibindi bintu sindigera mbona Eric ibyo bintu abikora. Eric se buretse gato nkubwire Brian Eric bose abushyira kuri Snapchat niyo yatahanye n'abantu Brian ngewe umva nkubwiza ukuri naraye kwa Eric se muhungu ibyo nkubwira niko kuri sibyo Eric naranagendanye nawe muri Kigali nawe arabizi neza yuko umuntu utaba muri ibyo bintu adashobora kumubwira ngo tujye muri ibyo bintu uri kumva natunguwe nabibonye hano kuri nuza kuri YouTube ari abana bari kubivuga gutya bafashe ijambo none hari n'uwo nagiye kubona mbona yanditse ariko irato yito wari ndebe y'ikinyamakuru iri ndakwinginze iriho ngo Eric se mungu ngo harimo ngo n'umwana w'imyaka 7 man ibi bintu nuko kw'Imana yo mwijuru ibintu byo kwangisha abantu ibi bintu nago nyine gakuri chita magic chita miyo mubonye mbabona asa na bwana y'igisuka bwana se yakugiza ndakunono nawe bwana y'igisuka yize nuza chita yagutwaye iki se kandi wowe ariko se wowe chita yaragiye agera ahantu ku mukire uri kumva arahanye atangira kusnicinga arahanye noneho umukire turimo turaganira buri abakire baba abana beza umukire turimo turaganira abarambwiye arambwira ati ariko Chita yambwiye gutya bro buriya nawe uranzi nyine ku mukire wamaze kunganira ku mukire uri kumva ndagaruka nkakubaga noneho Chita n'akari agasura ke gasa nka Rugabire ndamubaga Chita buriya ka Chita iyo nkabonye mba mbona kararemwe nko kuwa 6 bagiye mu isabato ariko ngo Jay uri kumwe mu ijuru bagiye mu isabato bahita bari makati cheka bwana y'igisuka ukuri kw'Imana ariko nukuri kw'Imana ndabizi neza yuko hano umva muba mwabuze ibyo mukora mwese abanyamakuru mwuzuye aha ndabizi ubu mu gitondo ndasanga akarayivu kaje mwakamanitse ariko nukuri kw'Imana niki kintu kikubuza kuvuga ukuri ese nta nubwo wanahamagara n'umuntu byibuze ugendana na Eric na nshuti ziwe muzi ugenda umuntu abaze nabo mukora uri kujya kuvuga ngo umwana ngo yafashe nukuri kw'Imana Eric kuki mushaka umwangisha abantu Eric ko nta mutima mubagira Eric ko ari umwana mwiza Eric ko ari umuntu bamufashe dutandukanye twese buri wese yuriye mu modoka agenda n'undi ajya mu modoka agenda kuko nge twari twakoreye hafi yaho ntuye so nawe watwaye wasinze reka ngeze ndatwara ndebera ngo bwana y'igisuka niyo ngabo urebe urabona ndetse nakacita urebe urabona ndetse nakacita ibyo gusa nacita byo nacyo mfata wari kwa bwana y'igisuka niyi Tesha last time Tesha bwana nayo ndayikwereka y'umutima ndayikwereka Tesha last time warabimbwiye kuri kamera urabitinye kubivuga
Teshara kwiyamye Teshara ubwo se Teshara afite abaraziranye nta nubwo tuziranye namubonye rimwe twagiye gushyingura yanga ho gaheka Teshara yamenye uduhungu tubi wimeka ubwonko reka ndakwiyamye sinamabona ari igikara ariko nagasa na bwana w'igisi kirimo kiramubaga gake ndakuyoboje sha nushaka umbwire kwereke na bwana w'umusaraba mugira amagambo ariko se biriya biboro nicyo bita biriya bintu byo kwangisha umuntu abantu ukamwangisha abantu ku buryo umuntu ahura n'umuntu akamugira nk'ikizira maze warangiza ukaza ukivugisha ngo ariko na uzi noneho abantu ukora batanye gukora za analize ngo se muhungu burajya gutarya nakubwiraga ngo nabibonye abantu barimo barakora analize sha ngo se muhungu ajya gutarya 25 bakanamubarira n'imyaka ako sha kuvuga ngo se muhungu yarongoye umwana byo hariya umva ni good Dubai ntacyo mfataho pe uragenda ukajya kubeshyera umuntu koko ngo yarongoye ariko Brian cyangwa se wenda yarangije muri kumwe kurangiriza mu kiganza Brian sinzi impamvu abantu batinganye ujye ukunda kuba bihishira Chris waza wundi ufite umugabo baterura igihugu ariko Brian wajya umbabarira yewe ko mba mfite amakuru y'indani bro azagusobanurira bro ese comment zawe zagiye ntabwo mbizi nabonye gusora ariko giye ko barandika cyane gusa Tesha yizehera traffic iraje mu muhanda se ngaho Reyo Day ni ku itariki 15 z'ukwa munani azaba ari kuwa gatanu abareyo bose muhagarare mushinga imigara tuzahurira kuri star izabera Reyo Day ntabwo ndabimenya ngo abatinganye bavuye gufungwa bose gafungwa nani wowe se Brian ko babivuze ugahita ugira ubawe reka nkubwire rero Jay Squeezer ntabwo ndi imana ntabwo nigeze nde mu muntu ngo nindagiza mushyiremo amarangamutima ngewe nifuza yuko yakabaye agira cyangwa wavuganiraga banza wumve cyangwa wavuganiraga mushiki wawe Jihad iyo uri kuvuga ngo umuntu ngo ni umutinganyi utaramufatanye na nyoko wanyu nyogosenge ushingira ujya kwita umuntu umutinganyi wese ko bavuga ngo uri umutinganyi uriwe ngewe ngiye kubwira cyangwa gusubiza uwo muntu ni wowe ndi kubaza wowe ko bavuga ngo uri umutinganyi we na Dumba murigo ako muhungu uzi ko igikondo iwacu nta n'umutinganyi wigeze abayo nta na cy'abakobwa wigeze ubaye umutinganyi watera cyangwa waterwa waba uri umuto ndi kukubwira uretse gato nkubwire mu bizira bikanaziririzwa nta mutinganyi wigeze abigira yemwe niyo batambagira ntibajya batemberayo ngaho mu ndebere mwari mwagera igikondo mwahagera mu mbwizo kuri niba buzuye iyo nyoba ukagira ugasigara uri ikijenjegege ndi kukubaza mwebwe babiri mwari mwagera igikondo ndahora turahazi hariya kuri mbere n'iya kabiri nta mutinganyi wapfa kwikoza igikondo bro barakuzitagura bikomeye cyane abatinganyi bose se niba uri igikondo mo ndakubwira ni ukuvuga ngo aho hafi ya bose igikondo reka kubeshya akasuku ndi kukubwira aho nkomoka nta mutinganyi uhava abazamuwe n'abatinganyi nibo baguhaye hendi tuba turi abahungu bari straight abantu wanditse ngo bafite n'isoko igikondo ngo he isoko agasuku ozabaze sha buriya iyo nirahira nka umutinganyi waba uri gutera cyangwa waba uri guterwa iyo nirahira oya njyewe ko batinganyi b'abakobwa ntacyo bantwara ndi kukubaza b'abahungu ubaye uri we bagutera cyangwa watera ibyo biboro nta nubwo wanabimbaza mwana ko niba hari ikintu cya mbere kikizira nanga niyo mpamvu buriya niyo mbonye nka rwa Jihad nyine niko nanjye mbizira nanjye sinkunda abatinganyi simbakunda ntabwo mbakunda simbashaka no kumva simbashaka no kubabona iruhande rwanjye kandi uriwe kandi nawe uriwe wese kubihakana kandi nawe uriwe nanjye sinkunda abatinganyi nimukajya mwonyita umutinganyi we nawe kuri rata abatinganyi ntacyo bantwara ko ntabari ariko Brian umubwire uzi ko mwebwe babi uzohereze mushiki wawe aza kubarira inkuru
yaze mana cyaze murebye ukuntu mwirirwa mudushinze ibyo bintu n'ukuntu no njyewe umva rero ikintu kimbabaza Tessa, ibi bintu murabifata mukagenda mukabishyira mu banyarwanda, umuntu ku buryo umugera imbere akakureba nabi ukabona yakwishishe ariko nuko wenda mwe mubigira intambara nimwe batinganye rwose mutabangamye nyine mwega kubabona ubona binashimishije. yewe nawe niwe mutinganye tuziranye utabangamiye, wowe uranashimishije no kukureba. Uzi ko njye bitewe n'ukuntu mba ndi straight cyane abantu hano ntabwo bashobora kubyemera. Nanjye rero hari abazi ko ndi straight cyane. Njye iby'abakobwa pe nta nicyo bintwara mbona nyine bishimishije cyane. abakobwa si nyamara n'amapone, abakobwa babiri babanza bakikora ibintu byo gusedurisa bigira ibintu bya gutya bakurura umugabo bakikoranaho ibintu nk'akasuku agahita aza akabajyamo hagati agashinga kandi nyine byo nkubwira njye abo ngabo ni abazitagura bikomeye nkawe zituzi icyo ufite iki kijya kuzitura kasunguragira akazi ko gukina pone nkawe na Brian gutyo mumeze bro mbisangiye nk'ahantu nk'uko bivuze. iyo nda yawe yagiye ikakigwa hose cyane ngo ndi ntwagiwe ku rugamba cyane urwo rwa Brian rufite abareyo kuri 15 z'ukwa munani twese umva haje amajezi mashyashya mwandikira kuri Instagram ya Reyo kuri Instagram babahereza amajezi ya muhamagara umuhungu wanjye bita Matici. azaba ari muri Matici ngo Bareyo Matici umuhungu bita Matici afite amajezi bayamuhaye ariko yagurisha. oya uramenye ntabyo nzi by'amajezi Brian. amajezi yasohotse uko nijwe na ngo Jay ko cyangwa bigendere uriko Brian ndimo nakubwira ngo nka buriya bibeshye bakabantiza gato nkabasanga ahantu mu cyumba mumeze neza. Nawe wenda kutugutiza reka kwifuza nabandiriza kuri n'amasegonda 2 watumarana yabakututwiruyeho nabanziriza kuri icyo cya Brian gifite ibigambo nkabanza nkakizitagura ikomeye. Usibye ko wangwaho rimwe ukaza kumpiga iyo nduka yiyegeka wowe babona wamoninga utongana Brian nakuzitagura bro. nyumvira Tessa wabona namoninga no unangana no kujya moninga tonga no kujya mukubitira akajya ubujya mukubitira umupura akajya kumbera ngo Jay ko gahamba we Jay ako Brian mumone yavuga ngo ariko cyane munyibagize ikintu cyazanye kuri no live n'ukuri kw'Imana mwijije umugabanye ibintu byo kwagisha abantu abandi mwitwangisha abantu ariko se n'ubundi unkunda azakomeza nkunde kubera yuko azabakunzi kiri muri njyewe. Eric nawe rero n'ubundi umutima mwe bikunze mwikangisha Eric nyuma y'iminsi 5 nirangira RIB wenda nta bindi bintu bamukurikira kandi na RIB ifite ibindi bintu bamukurikiranye wizabivuga baba batanga oya nari bintu ngo yatinda kubivuga ariko biba bizageza igihe bakabivuga ariko mu gihe batarabitangaza mwiharabika n'ukuri kw'Imana Eric mwimwangisha abantu Eric n'umwana ni mu bana beza nabonye ntatangira ubuhamya. No Brian urimo urakoresha termiteri nziza ngo bimwangisha abantu urukumva ahubwo ikintu wagagombye kuvuga ni iki ngiki vuga ngo mwimutega iminsi nka cya kigo gicyo cyamuteza iminsi sha mwimutega iminsi Eric ngo mvango nibyo yaje azira none se ariko reka mubaze ninde muntu wakubwiye yuko yakoze mu makara gashya kongera agakozamo none rwa ruturakoze cyane ariko asundi abantu bose baba bamucira imanza ubu tuvuga ko mwese muri abamarayika muba mufite n'ibikosa bikomeye kurusha ibya Eric. wabona Eric yarafashe niba ari baramwohereje ngo yafashe umwana wabona we warafashe ihene cyangwa inkoko urakoze. Ariko se uyu muvandimwe nawe uri murandika ibiboro bya Reyo Day nawe yakabije cyane. Abareyo ntago bajya batanga amafaranga kandi abareyo bareke va ku mureyo umureyo Brian Brian bose bazabatsinda ariko ni mwisanzu Brian nta muntu nta muntu wandushaga gukunda Rayon Sport. Ariko Rayon Sport yaramenye none se ubundi mbahemeshejweho n'ikigo mbeshejweho n'amafaranga nyiriyo ntayabonye ndigendera. Ariko ni igihe nikigera bakamamagana nzagaruka kuko gifite ku mutima. ese je wa mugore wawe mwaratandukanye Abanyamagambo no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ikintu gihari
umuntu bita Eric Semuhungu niyiga nagazi kuburana Eric ikizi no kuva ingira kera ahubwo kera nibwo Eric yajyaga ajya kumara iva kabaga ariko Eric ubu ngubu byaranze kabisa sinzi ko yigirira uduprufura ushobora kuzasanga muganye ibyo nakubwira ahubwo bivuga ibyo ngo runaka ni double kandi ukazasanga nibyo koko ibyo birashoboka Eric agira amaproof abaryamanya amaproof ndakubwiye ngo ushobora kuzasanga mureke kumva erega mwabantu mwe ni mureke kudutega iminsi muhumure igihe cy'umuntu nikigera azapfa nawe uri kuri no live uzagera igihugu n'ubundi nanjye ntawe uzaramba nk'umusozi winaga iminsi iby'Imana yangeneye kuzageraho byose nzabigeraho mu maso yanyu iby'Imana nawe yakugeneye kuzageraho uzabigeraho mu maso yacu urajya gutega umuntu iminsi se kugira ngo bigende gute waramusuye umusaza bagiye kumureba ku wa mbere baratubwira ngo ntago bari bumuduhereze ngo dutegereze ngo bazatubwira ku wa mbere twagiye ariko iminsi 5 ntago ari myinshi ntago ari myinshi cyane myinshi mana wegereza no umva Tesha ni myinshi ku muntu wenda wari usanzwe ufite n'akazi n'ibiki byose ariko ntago ari myinshi ariko uzi hano mu Rwanda gusiba gatatu gukora hano i Kigali gusiba iminsi 3 kubera ko Eric dukorana ku wa gatatu uri kumva gukora hano iminsi 3 ukayihomba muri no sama harimo amafaranga ameze gutya iminsi 3 yonyine amafaranga uhombye ntabwo uzayagaruriza ariko Bria wazambabariye ukanshakira nimero ya kiriya kigo ry'ibita ngo Kazungu urumva ko mama we nshaka kuzasangira nawe ikigage ni mujya gusangira uzamamaka niba ari kaboss wambabari ukanshakira nimero ya nyina ko nshaka kuzasangira na nyina ikigage ariko se ko iki mpamvu ko umuntu wabagiriye nabi mu reka none se Bria buretse gato nanjye nkubwire ureba iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukamusubiza ahubwo iyo utamushubije umucinege nawe umutima wo Bria Bria ndakubwiye ngo ndamugirira nabi cyangwa nabwo ndamusubiza wari wabona nanjye yaranyanditse aranyandika tutanazi wari wabona namuvugaho cyangwa ngira gute umva Bria ndashaka gusangira na nyina Samblag ndashaka twisangira na nyina ujya gusangira na nyina se nyina muri afata nyina wavuga n'umugezeho none kuko ni jewe niwe muntu wenyine nzi twakwisangira erega bano baniga murabarenganya bano baniga bababruka wenda wabona biriya ari byo bintu bimwinjiriza amafaranga iyo reka nkubwize ukuri umureka aravuga igihe kikagera akabona yuko ari guta umwanya akakwihorera rero urajya kumusubiza ukwana nawe yaheruka kunyandika naramwihoreye nakwandika surapfa nakwandika urarutariye nakwandika birakubuza gukorera noneho yashyize video yanjye hanze nasinze ifite icupa rya Amstel indi iri hejuru ibicece biri hejuru ndi kuririmba butabaho mana yanjye mbega mama wanjye yaranyereje arambaza atari ko mute i Kigali nibi wiberaho uvuze umuswera none ejo bundi shaho nahuye n'umuswera nyina w'umunyamurenge urumva Bria duhurira ahantu noneho urumva nyine nanjye gukoresha imvugo itari nziza ariko reka mberereke noneho duhuye hari umumama twari turi kumwe nawe ngiye guherekeza kuri airport abaraje abona ko ndi kumwe n'uwo mumama uri kumva abaraje ngo nikowa ndabona ibite se ngo niko gasu ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzagera ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzagera urumva ndamubaniye okay ndamubaniye nta kibazo ngo ariko kandi abona ndi kumwe n'umuntu w'umumama bro w'umukecuru ngo ariko se ngo uzubwira ababyeyi urumva ndamubaniye se navutse ku giti ibi rero nibyo atasha mu kanya yararimo abantu baza kwivugishwa ngasaga ibi bintu ukora ngo gira umubyeyi wanjye n'umubyeyi wawe umuntu akaza muri comment ye baba wereka nanjye nduhuka umutima umuntu akaza muri comment zanjye akandikaho ngo cyakaze umubyeyi wakubyaye ngo yaragowe aho birakureba n'abantu mwe mwancakura ngewe umuntu umbwira nk'ibyo mbitamubwira ati wampaye nimero zanjye ngo nkazamucumita mbiyamye ku mubyeyi wanjye yambyaye ukwanjye nawe akubyara ukwawe wabona mwana narushye muri n'indushyi mbabarira nkuyamye umubyeyi wanjye urajya kumujya mu bitekerezo umujya mu mutima wibaza uko abayeho kuba yarambyaye ajya kumbyara yigeze guhamagara ngo uze yakugishije inama cyangwa yigishije nyoko inama si uko njyewe nawe turavukana urakoze njyewe nawe turabana turasangira turagendana duhuje umugabo cyangwa duhuje iki ariko Bria ko abantu benshi bakomeza kwandika hano ngo tanga imbabazi
bimeze bite? ndagukura kuri live yanjye. Oya ntabyo mvuze, nta bintu byinshi mvuze, ndavuze mutanga imbabazi. Nanjye ubwo barazimpaye sawa ko nazisabye ntago bazimpaye ntago wabibonye. Ariko jya uberereka jya ariko reka nkubwire natwe Imana yaratubabariye twabuzwa se n'iki gutanga imbabazi. Ninde muntu uranga ku isi vuga nta muntu udakosa, ndakosa n'undi ejo azakosa, n'undakose nyine umuntu Imana yaduvunaga aricyo cyanzanye kuri ino live. Nge naje nje kuvuga ku bantu bashaka nakwavuze ngo kwangiza abantu, kwangisha abantu abandi nibibi, gutega abantu iminsi. Ava ubwiza ukuri. Ese amakuru ya Muyango mwa? Nta nimero yugira hanze. Namuhamagaye uyu munsi ntabwo twabaje kuvugana. Ako mara DJ umunyarwanda ntacyo mfataho. Amakuru ye. Muyanga ameze neza araho, niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe. None se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nawe ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo. Oya njyewe ibyo bintu ntabwo wapinge barabeshya. Buretse gato nangize ikibazo. None se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi. Oya ntabwo aransaba imbabazi se yankoreye iki? Kugwara njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye, nge ndi igisebo. Ubwo se wajya guharabika igisebo? Kuko nabonye rwose ahubwo none umubano warakomeje kuba mwinshi. Nakazi Muyango nge duhuzwa n'akazi. Nyine nibyo mvuga kandi mvuga none nabonye bana utuvideo mu muri kumwe nta kibazo, gahunda zigenda neza. None se undi ikibazo cyawe Muyango ni inshuti yanjye, Muyango arakora arahostinga nanjye ngacuranga. Uri kumva? Muyango cy'agacumba mu Rwanda. Niwe muhosti wenyine, niwe muhosti usubiyemo. Muyango niwe muhosti uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe. Mana we ndakababira wivuga amafaranga y'Dollar tuyegure batazamutega. Umaze Bria amafaranga menshi ngo besese. Ese Bria Onye njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona. Nge ntago nshaka man Jay ntago ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya, nakubwiye ngo she is my best friend. Turakorana, that's all. Ngenda mubona nkumva turakorana, arahostinga ngacuranga. Ibyo rero byo kujya kumucagariza ndamugirira ubushagara asa nta mugabo afite, nta mwana afite, ntago babyaranye. Genda ajya kumugirira ubushagara kugira ngo bigende gute? Kandi uri indaya imenye indi ubwo nawe uri indi. Ngewe rwose ndamureba nkumva umucagariza. Wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngo niba ufite iryo rari ryawe bazayisa n'umugore wawe. Uriya n'umugore w'umugabo, uriya yarasezeranye imbere y'amategeko akora kwidira pararahirira, afite umugabo wemeye n'amategeko. Uri kujya kumushagara se iyo nurubika uzajya kuyiturubika kuri ndaho ngo bazayicira nzira. Ako Tesha k'ibintu utabivuze. Arabivuga nakubwiye ngo hano ntabwo twe turi babandi ugiza ngo ukazana ngo ukagenda ngo kubakuramo ngo utununguje ngo kubabaza utubazo ngo bigende gutya. Ubu nawe ngo yamenye ubwenge yewe buno ngarumva ngo yavuga ngo yabajije utubazo ngo tw'ubwenge moneye. Ariko ubahubwiza ukuri kuva u Rwanda rwaremwa ikindi ndibutse Jay ubushize turi kumwe kuri live, Imana ishimwe reka nongere mbisubiremo. Nanisegure ku bantu nagiye mbona bakata kuri live yanjye, nandi kuri live ya Dumba na Jay Squeezer. Njyewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu, bagira banuka. Yes. Mu kanwa kanjye Imana yaremye ntabwo negeze mvuga izina Nyambo pe, ni ukuri kw'Imana. Naravuze ni gusa buretse nabibonye abantu babigeje. Ngewe umuzanyina uzankiniraho akajya kuvuga ngo ni showbiz nzamuha agashakanyina. Hari nawe nyine bazabyuka nawe bakakongeza. Ngewe umwana nshaka guhana neza kibyeyi ni umuntu umwe. Ninde? Ni umwana nshaka gusangira na nyina ikigage, nzamuhamagara mwe wese nibone shaje uriya we rwose rushaka kuzamwihorere. Ewe umva uriya ntacyo mfata, nshaka kuzamuheza akagafoto nibone asangira na nyina ikigage. Erega sheri reka nkubwize ukuri, ineza ihosha uburakari.
umuntu aragutuka ukamwihorera ejo akagera aho ngaho akaruha yamara kubona yuko ibyo akora nawe nyine nta nyungu akagaruka bikarangira kandi mu bana ukongera ugasubira gushyashya. Gusa njyewe mu buzima bwanjye hari abantu baba barampemukiye bakambabariza umutima ku buryo mba numva rwose nubwo yagira gute ntacyo mba mfata. Njyewe nuko mba ndi kureho gato ariko biriya byana hari ibyana amacaka kuba nahura nacyo Mweze n'ujya ugera aho ngaho ukagaruka ejo uzagaruka ryara. njyewe si ni Ubuyapani ubu ngubu sindi hafi kuza. ngwino twirire inyama sha meruka kurya inyama iri ku igufurina Ako nkumbuye gucumita tesha ni mama. wari watumise hose ariko je maze kubona ko abakobwa bose ujya ubeshya ngo warabarongoye ubateza urubwa. mu bintu najya nkinisha mu buzima bwanjye Bria nyine nk'uko uzi nawe udashobora kugenda aravuye ngo hari umukobwa warongoye sinjya nkinisha ibyo bintu byo kubona navuga n'ibyo bintu mbona bidateye umuntu uzabuhemutse uzaburi ikigwa mbona binateye isese polisi ni ushaka tuzabikora kabiri se kandi nk'ubu ngo ndawukumbuye umupuri wawe usuje wakongeraho iki ko wameze nk'umwana wewe indwara urwaye nta kubiza urubwa abantu no kubavugaho inkuru zitari zo. Ndabizi ko mpamvu ukeneye kumva inkuru mbi ku muntu hano hari icya ni nyina wabinjyanyemo ni ikiri kwa kuko umuntu wambaye ngo mama ako se sa nk'usoma t-shirt Bria gasoma impyisi wese wasomye so cyangwa ugasoma ukwegere wabonye Samusure ne burundu rwose ako Samusure aracyabaho masikini uzi rero umusweranye na bita ngo Chita uzi ibintu yakoze Samusure Chita yabanaga na Samusure mu nzu noneho barabanye mu nzu igikondo kuri Esperanza nizi mfiki igihe baza Samusure byandikemo hano ndagapfiki igihe Samusure ari hano Samusure amaze guhura n'ibibazo Chita yise abona ko umuhungu wa Samusure utari kuramamariza wa mwana indirimbo ye nshyashya Jody Bright buretse gato nyine ndaje tubivuga urumva noneho Chita amaze kubona Samusure ari mu bibazo cya gihe Chita aragenda itafata wa mwana wa Samusure sha afata wa mwana wa Samusure urumva ahita atangira kumukoresha ibiganiro urumva YouTube ukuntu ikora iyo barimo baravuga ku muntu runaka noneho ukongera ukazana umuntu uri related nawe uhita ubona views nyinshi subizi ariko se je bira bintu wora bishyigikira kandi nyine cyo mubwira umva nkubwira bintu wora bishyigikira kandi nyine cyo nkubwira ngo byarambaye cyane yawe man umuntu wawe ari close ubu ibibazo byose najyamo ni ngombwa kugira ngo abantu banje bajye kumigamo views urakoze cyane nibyo nyine nkubwira urumva narababaye bikomeye cyane ndavuga nti sha abantu niba bicana noneho Chita ibintu yakoze Sabe Chita niwe muntu wari inshuti na Sabe urumva ya Sabe igihe yari amaze atarimo arakora urumva Bria Sabe igihe yamaze adakora Chita niwe muntu wa mbere wajya gusansibiriza Chita niwe muntu wajya gusansibiriza ibintu ngo Sabe ngo bituma atarimo arakora ngo ibintu ngo gutya na gutya Chita niwe muntu wajya kuvuga ngo cyakoze reka nkubwize ukuri utararenga mana kubona inshuti nyanshuti mana noneho nkibuka ko Chita ari umuntu wajya kugenda agacunga Chita yajyaga agenda agacunga ahantu Sabe yakoreye agahita akoresha abantu Sabe amaze gukoresha kandi wenda bizi neza ko Sabe abantu benshi Chita yakoreshaga Sabe nyine yabaga nawe yamuhaye ko hari n'igihe Sabe yagendaga kumukoresha ibiganiro shabari ariko nase ntabwo bakiri inshuti nanone reka umuhungu wanjye Sabe yamaze kumenya inshuti nyanshuti zarizo oya Sabe ubu Sabe ahantu yicaye azi inshuti yarazibonye aho turi kumwe uzi inshuti ya Sabe magingo aya ngaya inshuti ya Sabe magingo aya ngaya ngo ni Yezu
oya natwe turi inshuti ave wivuga ngo ni Yesu. Sabe nagakigira inshuti nyine zindi yifitiye inshuti bita Yesu. natwe turi inshuti ze. aba yifitiye n'umusaraba. Uri inshuti ya Yesu, Sabe ni inshuti ya Yesu. ariko reka mbabwire mwabantu mwe kubona inshuti byo biragoye pe. uzi kugira ngo kubona inshuti gatoya uzi kugira ngo ugire ikibazo mani wa muntu wumvaga uvuga turi ngo ni uri buntu rwaneho ni uri buntu barareho ahubwo nukabara niwe muntu utangiye kujya gutanga ibisobanuro. Uzi buriya mu bantu mba numva iyo ndimo ndarya nabona nk'ikiganiro cye aciyemo nkahita ajya kwituma ni Chita. ngo Chita ngo yabyagenda gute? Nyine Chita iyo ndimo ndarya nkajya kubona nkabona nk'ikiganiro kirimo Chita. Urumva Bria? Ndakumva. Mpita njya kwituma bro. Ugize gute? Iyo mbonye nk'ikiganiro kirimo Chita cyangwa se wenda nk'ahantu mbonye ifoto ya Chita ndimo ndarya. Nawe rero Jeswi urwo n'urwango kandi urwango wapi nta nakubwa. Bria. Ngewe hari ibindi bintu ntashobora kuvugira hano kuri live. Urumva ndaza kuza kukubwira kandi Chita yabikoze mu ruhame. Ngwe sample bya Chita ntabyo nshaka kwivanga. Buretse gato ngwe sample ibyo yankoze. Ibyo yagukoze wowe? Wewe wambwiye ko yaguteranyije ku mukire. Uretse n'ibyo noneho Chita arahabora yigeze kujya noneho urumva mu ruhame n'abandi bantu bahari uzabaze bakamarade n'abandi. Hari ibintu yabajije live. Kandi arimo aramvuga ngewe. Wese akuvuga iki we muziranye hehe na niyo mpamvu ngubwiye ngo ndaza kuza kubikubwira in box. Kubona umuntu wari kibazo ugira ikibazo akabura umuntu ugenda ugutaranga sha ibyo bintu ni igikomere. Abantu bagarutse bambwira bati umurozi wa mbere tubonye no umuntu bita Chita. Oya sha ndakoze ko mbona Chita yicecekeye. Yicecekeye? Acacakanya byinshi. Niyo mpamvu ari agakuri. Chita se ni igikuri. Chita ntabwo ari mugufi cyane. Ibaze umuntu akuzi ko wasaze Bria. Tesha. Chita muraresha we oya aragusumba ariko Chita. Reba ukuntu byonyine ngana nkaba musumba. Ubushinda. Kara kantu gasa nka bwana y'isuka jewe karansumba. Agasha nk'ubwo buntu bw'ubukoko mu murarya bw'ubugufa. Ujye ubona inkoko mbana. Niko tubayeho. Ujye ubona inkoko nyemba ndya. Bakanda cyane inkoko irimo. Inkoko bitatanuze. Ako nta gakoko kari wajya ngo ni inyoni gakuri. Chita magic. Chita miyo mubonye mbabona asa na bwana y'igisuka. Bwana se yakugiza. Takunono nawe. Bwana y'igisuka yize. Nuza Chita yagutwaye iki se kandi wowe? Ariko se wowe. Chita yaragiye agera ahantu ku mukire urumva? Arahaniye. Atangira kusnicinga arahaniye. Noneho umukire turimo turaganira buri abakire baba bana beza. Umukire turimo turaganira abarambwiye arambwira atari ko Chita yambwiye gutya. Bro. Buriya nawe uranzi nyine ku mukire wamaze kunganira ku mukire. Urumva? Ndagaruka nkakubaga. Noneho Chita nakara gasura ke gasa nka rugabiri. Ndamubaga. Chita buriya ka Chita iyo nkabonye mbona kararemwe nko kuwa gatandatu. Bagiye mu isabato. Ariko ngo Jay uri kumwe. Ngo mene gufororinga Tesha. Aje Tesha Sharon. Ai janye nera intu nore yanje nagaruye. Kwaje magic. Ndi kunyanja nani kintu nshaka gufataho. Umva. Njya kugasura birangiye. Ureke mwe mutega imisi ntabwo nakomeza kuvuga ariko na comment. Ngo mbroka abantu bari kunomera hano.